ntacyo akayaza ntacyo ariko basi akajya mu tundi duke hari ahantu cyonyine aha ngaha amageze nshonje ubwo se hari urumva ikivu cyaba kimeze gusa ahantu ni heza pe ahantu ni heza hari ibyaha Aí eu tô lá, tu sempre. Hã? Hã? Reka baze zamuje inshuro ebyiri mwana. Aya? se umuntu wabukereyeho gukina ibyo ushobora kugaragara muri filime runaka bitari bya bindi bihoraho wenda ngo bijya ngo ni kontara y'ukwezi umunsi kuwamagara ngahe utanga komeza uko ziko burya n'abantu ari hanini wahagera se ubusi nagutembereje aho bita muri Green Park ku buryo rwose ukoreramo siporo iyi Green Park uziko wagira ngo ni ntuza ni nini cyane pe uharebera inyuma ushobora kumenya ibyiza bwaho ariko iyo ugezemo imbere ubona ko rwose uraza kunsaba icyo bita isukari ahantu ni heza pe urabuyitanga uburyo umubiri wawe ugira umumaro noneho uko umanuka imitsi amagufa n'ibindi bifite umumaro wacu umuntu akicara afite ahantu hasa gutya hameze gutya ntahamenyekane urumva atari ikibazo ubundi hano bakagombye kuhamenyekanisha abantu bakajya baza kwirira inkoko baninywera byeri ubundi simbona ari na hanini ahantu hafite n'ikibuga cy'abana cy'umupira na basket yesu umwami nyagasani mbese aha hantu kuri igikondo ariko shani meza no kwimana ese ahantu nyiro yaguza ngaye ntago wabona amafaranga ububuta zirebe kumanuka kugera hepfo iri rero reka murekera aha ngaha hari aho sinahagera kandi rwose uhageze kwa gukura niba mwita amahoro muri ababaya
ntacyo kayaza akayaza ntacyo bimwe ariko basi akajya mu tundi duke akajya mu tundi dukeya. hari ahantu byonyine aha ngaha amageze nshonje ubwo se hari urumva ikivu cyaba kimeze yewe gusa ahantu ni heza pe. ahantu ni heza hari ibyaha. Bakunzi ba channel Kirenga 28, mbanje kubashimira no kubasuhuza, bashimira mwe twabanye muri uyu mwaka wose, kubakoze subscribe n'abatarayikora twabashishikariza kuyikora kugira ngo channel yacu ikomeze itere imbere kandi bagezeho ibyizi ibifuriza. Muri uyu mwaka twakoze ibishoboka, tubagezaho filime zitandukanye, tubagezaho ibiganiro byose bigamije kubaka ubumuntu mu bantu no kugira icyizere cy'uko imbere ari heza kandi hashoboka. By'umwihariko twabateguriye umutumirwa w'umwaka bamwita Bonfils, bamwe muramuzi kuba mukurikira ku macano atandukanye mu mafilime agiye atandukanye. Banze nka Fils Nyamunini. Fils Nyamunini. Yego. Ikaze rero kuri channel yacu Kirenga 28. Murakoze cyane, nishimiye kuba ndi mu rugo, nishimiye kuba ndi hano no ngo hano ni mu rugo, ahubwo nshishikariza abantu badukurikiranye bacyashya bakigera kuri iyi channel, bashishikariza gukora subscribe kuri iyi YouTube channel yacu, YouTube channel yanyu, YouTube channel y'Abanyarwanda muri rusange. Yego. Mbere yuko dukomeza ikiganiro reka tubanze twifuriza umwaka mushya muhire wa 2026. Yego. Abanyarwanda n'inshuti z'u Rwanda. By'umwihariko abayobozi bakuru b'igihugu cyacu. Yego. Kugira ngo Imana ikomeze ibagure mu bwenge bwabo. Oya nibyo nukuri. Ibagure mu bitekerezo, bakomeze gufasha ko igihugu cyacu gikomeza kugira agaciro n'ijambo no mu ruhando mpuzamahanga. By'umwihariko nshimire nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, mwifuriza umwaka mushya muhire n'umuryango we. Oya nibyo nukuri. Uriya ni umugabo nkunda cyane. Oya nukuvuga ngo nyakubahwa Perezida wa Repubulika ni umugabo ukwiye agaciro, ni umugabo kandi koko nyine agaciro gafite, kandi natwe akadushishikariza kugira agaciro nk'Abanyarwanda, kubera ko buriya umunyarwanda ahantu ari hose ku isi aba ari umuntu wubashywe. Byonyine akivuga ngo njye ndi umunyarwanda, aba ari umuntu wubashywe, kuko bazi ko Abanyarwanda ari inyangamugayo, ari abantu nyine bihesha agaciro. Ntago basahinda cyangwa hari nk'ibihugu byo hanze ujya usanga wenda ngo ibihugu ngo ntago nshatse kuvuga igihugu runaka, ugasanga ngo abanyagihugu runaka ngo bamwe ni abajura abandi ariko ukivuga ngo ndi umunyarwanda ni ukuri aho ngaho bahita bavuga ati kumbura kwa Kagame. Ari n'abatazi ko turi Abanyarwanda, ariko wavuga gusa ngo ni uwo kwa Kagame. Kagame Rwanda abantu baramwemera cyane. Ni umugabo wabashije gutuma igihugu cyacu cyubaka izina no mu ruhando mpuzamahanga, kuko buriya nyuma yo gukora ikintu isi yose yari irimo irebera, agahagarika jenoside yaberaga mu Rwanda yakorewe Abatutsi 94. Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994 yatumye u Rwanda rurushaho no kumenyekana mu mpuzamahanga. Ariko noneho ubutwari n'ingabo zayihagaritse, ntago ziyicariye ngo zituze. Yongeye kugaragaza ubumuntu ubwo yafashaga n'ibindi bihugu kugarura amahoro n'ituze mu bihugu byabo. Ubwa mbere ngira ngo zagiye za Sudani y'Epfo, bajya za Centrafrica ho ngira ngo twari dufiteho umutwe w'ingabo zishinzwe kurinda umukuru w'igihugu cyaho cyane rwose, atari umunyarwanda, ari igihugu cyaho twagiye gufasha kugarura umutekano wabo. Ni cya cyizere. Arakomeza ubu Cabo Delgado Mozambique, uyu munsi abaturage baho bararyama bagasinzira cyane rwose, babikesha umutekano bahawe n'ingabo z'u Rwanda ziyobowe n'umugabo w'ikirenga nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Umugabo w'indashyikirwa cyane. Yakoze n'ikindi kintu buriya isi yari yatangaye. Wari uzi ko mu gihe abimukira b'Abanyafurika barimo bajya i Burayi, banyuze mu kavuyo kari muri mu mato. Urabona Libya kuva Gaddafi yakurwa ku butegetsi, Libya yabuze umutekano, ihinduka akavuyo. None Abanyafurika n'abandi bashaka
kwinjira i Burayi nta byangombwa n'iki biba ngombwa ko ihinduka nk'inzira y'ubucuruzi bw'abantu barundwa muri ya mato kubera batagira ibyangombwa ngo bajyanwe i Burayi ugasanga uburyo butemewe. Isi rero yari yabuze igisubizo cyayo, yego yashobewe yumiwe. Perezida aravuga ati okay, abo bantu cyambere ni bagenzi bacu, ni ikiremwa muntu gikwiye guhabwa agaciro n'icyubahiro, tugomba kubakunda nk'uko twikunda. ati mubazane. Barabazana uyu munsi yagashora hano bameze neza mu rw'imisozi igihumbi cyane rwose, baratekanye kandi ntabwo baje nk'imfungwa, nta nubwo baje nk'impunzi, baridegembya, barakora ibintu bitandukanye. Bamwe ni abacuruzi, abandi bahawe amaviza n'ubundi bakomereza mu bihugu byabo. Icyo kintu rero rwose yagaragaje ubumuntu ku rwego rwo hejuru. Numva mvuze nti Imana byonyine izaba imwibukire ubundi. Reka nkubwize ukuri, twebwe tuba twifuza abantu nyine bamwe na bamwe batari inyangarwanda, tuba twifuza yabaga muzehe Imana yamufashaga basi ikamwongerera imyaka myinshi cyane, aho gukura imyaka ikajya igabanyuka, ikamurinda indwara, ikamurinda ibibi rwose, agakomeza agatwubakira u Rwanda nyine rugakomeza rukaba. Ni ukuvuga ngo nyakubahwa perezida wa repubulika yatwubakiye igihugu cyacu, akivana mu icuraburindi akigeza ahantu heza cyane. Ni ukuvuga ngo rero ni iby'agaciro rwose nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame, Nyagasani ajya guha umugisha mwinshi cyane kandi urawukwiriye, agufashe muri byose, agufashe mu kazi ka buri munsi n'abo muyoborana. Reka twifurize umwaka mushya muhire nanone nyakubahwa perezidante w'urukiko rw'ikirenga Mukanaganzwa. Yego, twifuza ko ubutabera bw'u Rwanda bwakomeza kuba igicumbi cy'umutekano n'ituze mu baturage cyane rwose, kuko buriya igihugu gitekanye, iyo igihugu gifite ubutabera umunyabyaha aba arikanga cyane. Iyo igihugu gifite inzego z'ubutegetsi zubakitse, zifite ubutasi ku buryo ujya gukora icyaha ukavuga uti barankubite ntaye mu gahanga, ku mugani w'abavandimwe b'Abarundi. Yego, twamwifuriza rero ko we n'abo bakorana n'inteko n'inama nkuru y'ubucamanza n'abagenzi be bakorana mu rwego rw'ubutabera cyane, twabifuriza umwaka mushya muhire, tunabasaba kuzageza ku banyarwanda ubutabera bwuzuye, butarangwamo kubogama, butarangwamo ruswa n'ikimenyane, ahubwo ari ubutabera koko nyabutabera, hahandi umushoramari avuga ati reka nshore imari yanjye aho ntazarengana, hahandi umuturage avuga ati reka no guhemukira mugenzi wanjye ubutabera burandeba cyane, hahandi umunyarwanda atinya kwihanira akavuga ati uyu muntu nubwo akoze icyaha reka mushyikirize inzego zibishinzwe kuko ndabizi ubutabera buzampa ubutabera cyane rwose, ubutabera buhana ariko ubutabera bwigisha, ubutabera butuma abanyarwanda barushaho kugira imibanire myiza cyane. Ni ukuri sinasoza ntanifurije umwaka mushya nyakubahwa perezida w'inteko ishinga amategeko, imitwe yombi, ba nyakubahwa rwose muyoboye inteko ishinga amategeko y'u Rwanda, imitwe yombi mbifurije umwaka mushya muhire. Buriya abadepite ni abantu Nyagasani ajya baba hafi, yagura ubwonko bwabo kugira ngo barusheho gutekerereza no gushyiraho amategeko abereye abanyarwanda, amategeko atagira abarenganya, ngo agira abarengera, ahubwo ugasanga ari amategeko abereye abanyarwanda, abereye abanyarwanda ndetse n'abatura u Rwanda bavuye hanze yarwo cyane rwose, kandi aya mategeko atuma n'igihugu gikomeza kwisanga no mu miryango mpuzamahanga. Ayo yose buriya abadepite bagira uruhare mu kuyashyiraho cyane. Nkaba rero mbasabira Imana yo mu ijuru kugira ngo ibabe hafi, ibungure ubwenge, ibagure mu bitekerezo, ibarinde kuba baba ibihunyira. Oya nibyo nuko buriya Kadafi yigeze kuvuga ati hari ibihunyira, hari imitwe, hari ibihugu biba bifite imitwe y'abadepite imeze nk'ibihunyira. Ibihunyira, ku batazi igihunyira burya ni inyoni ifite uko iteye yihariye. Igihunyira ni inyoni ibona nijoro, ikaba aribwo iguruka ikajya kona izindi nyoni ziri mu byari, izindi abahinzi nabo ubwabo biryamiye, ikajya kwisanzura, bigatuma ari izindi nyoni zirega kuyigambanira.
izindi nyoni zivuga ziti gihunyira twebwe mu gihe turyamye niba yagiye kugambana n'abahinzi mu gitondo tugasanga bateyemo imiti tugasanga bashizemo imitego gihunyira we yiryamiye nijoro akaza kujya guhiga yisinziriye ibyo rero usanga gihunyira niyo mpamvu igihunyira kibarwa mu nyoni zihariye yego none no mu muco w'abanyarwanda n'abantu ntibakizera bavuga ko igihunyira gikungura yego burya ngaho kivugiye hapfumo niyo mpamvu n'abadepite tugize imana baba abadepite bazima baba abadepite bakora nk'ibihunyira bashyiraho amategeko runaka agendereye inyungu z'udutsiko runaka cyangwa z'abantu runaka noneho ugasanga bibaye ngombwa ko hariho nk'abaturage bashobora kuyagumukaho yego iyo bagumutse rero mujya mwumva hari ibihugu batora amategeko abadepite aribo bayatoye abaturage bakajya mu myigaragambyo bakajya mu mihanda kandi ugira imyigaragambyo ntishobora guhosha hatagize abapfa icya gihunyira kiba cyahumye hapfuye abantu cyane niyo mpamvu rero twebwe nk'u Rwanda rwose dushimira inteko yacu kandi tuyishyire mu maboko ya Nyagasani n'ubundi ikomeze itore amategeko abereye abanyarwanda hoya nibyo ni ukuri pe bafise twakomeje kwifuriza abantu umwaka mushya ariko uyu munsi nshaka tuganira nyuma ya siporo ngo ukoresheje umanuka izi sikariye uzamuka izi sikariye wumvishe bimeze bite ugereranyije n'umubyibuho wawe ni ukuvuga ngo rero biba bigoranye kubera ibiro ari byinshi cyane rumva maze kugira ibiro 150 ibiro 150 kubimanura hejuru iri ukabizana hano hasi naho ukaza kubivana aha hasi ukaza kongera kubizamura ni ikibazo gikomeye uvuze ibiro 150 ndatangara cyane iyo tugiye kureba uburyo ubwinshi hari ibyo twita imirire mibi cyangwa se kurwanya imirire mibi hari abantu bibwira ko kurya neza bigira ingaruka mbi nabyo iyo uriye neza cyane ukaba wagira umubyibuho ukabije tubipima gute rero dufata ibiro 150 uvuze tugakuba 150 nanone tukabona ibiro ibihumbi 22,500 tugahita tugabanya uburebure bwawe upima santimetero imwe na santimetero 60 ngira ngo ubwo ni 160 tugabanya 160 urakabije cyane urakabije cyane uri hejuru y'igihumbi na 40 igihumbi na 40 usanga rero uwo ni umubyibuho ukabije kubera ko ubundi iyo bagiye kureba dufata kuva hagati ya 20 na 25 uwo muntu aba ari normal nta kibazo cy'umubyibuho ukabije aba afite ubundi iyo wagize ibiro 150 deja ubu ni muri hari umuganga nyine unshyira ku bintu by'imirire hari ahantu yanyeretse h'icyatsi n'umutuku rero umuntu wagize ibiro 150 aba yagiye mu mutuku umutuku rero ni habi cyane ni ukuvuga ngo n'aka gafanta mba nyweye ni ukukanywa rimwe na rimwe nawe uvuze ngo ugiye kukanywa buri munsi hano haba harimo uduyiko tw'isukari 12 urumva rero buri munsi ugiye nk'uduyiko n'abantu nabonye banywa nka fanta 6 mbarira isukari banyweye nawe bagakubitamo agafiriti ese fisi uziko abantu bajya bakwibaza bagira ngo wenda uri umukobwa cyangwa se ni benshi cyane urumva abantu bose barambaza ese uri umuhungu uri umukobwa ese uri umukobwa uri umuhungu none nuvuga ngo njye byageze ahantu ndambirwa kubisubiza muri komenti barambaga ngo ariko se ngo ubundi ngo buriya ngo urayifite ngo ubundi se ngo buriya ngo gutya na gutya ngo ubuse ngo igitsina kiracyabaho nyine ugasanga barakubaza ibintu byinshi cyane noneho abamama b'igisenyi n'ahantu bita icyangugu i Rusizi baba bashaka kumfata ku ngufu uvuze umunyagisenyi yari umuvandimwe waho buriya mu kanya nta mutima mubi inshuti wanjye w'igisenyi nawe wadusuye oya nibyo nuko bagira amatsiko yo kuba fisi ni umugabo fisi ni umugabo fisi ni umukobwa noneho bakareba ibitaye byanjye ibibera i Remera noneho
bakumirwa noneho byagiye guhumira ku murari biza nta n'ubwanwa nifitiye habe na dukeya neza noneho uruvuga ngo ubu ngubu imbuga zanjye TikTok, Facebook, Instagram urumva na YouTube yewe bahora bampana buri munsi uvuga ngo nk'ubu ndi kuri live ya TikTok nasa nk'uwigira ngo ubu nabona ibintu byadangiye bate bavuga ngo nkoze ngo nema ngo nkoze ngo icyaha bagahita bampa nk'icyumweru cy'igihano noneho nibese nkakora na content nambaye ubusa cyane bahita bayisiba cyangwa bakayiharinuza ngo niba bayita gutya bari copyright bayizi the content urumva bakayishyira mu bihano nanjye nibaza kuko nzabigenza nta n'umunyarwanda n'umwe nari nabona umbwira ati fisi hari ahantu wenda bagira ubwanwa bambara basi uzabugura ujye ubwambara babone ko uri umugabo nukuri ko Imana nabugura pe nararenganya ariko mu mafilime burya hari abo bajya bakinisha uzarebe wa musaza hari ukuntu ubwanwa bwe niba ari ubuhimbano iyo hari ibyanwa bigaragara ko ari ibyambarano hakaba n'ubwanwa bugaragara nk'ubwa original ubwo bwa original rero nibwo nabuze kuko ubwanwa reba mfite imyaka ibaza kugira imyaka 40 ukabeshya nukuri kw'Imana ugaragara nk'umwana mu maso umuntu yagira ngo ahubwo umwana w'imyaka 15 urumva buriya ahanini cyagaragara nk'umwana muto ku myaka 40 ahanini kibitera ni iki ngiki ngiye kukubwira nge sindara amajoro sibyo sinkora akazi kavunanye sibyo mbo inzoga n'itabi buriya biri mu bintu bya mbere bisazisha abantu nuko abantu batabizi ibyo bintu simbifata niyo nanywa ntabwo ari ukuvuga ko njye ntanywa inzoga ariko niyo nanywa inzoga sinarenza agapeti kamwe yego kandi nabwo nshobora kunywa inzoga rimwe mu kwezi cyamugiye runaka urumva rero njyewe ntandukanye n'abandi bantu noneho n'uyu mubyibuho buriya ibi binure biba byifitemo ukuntu nyine biguha agapfo yego ariko ngira akabazo k'amatsiko ku myaka 40 se ufite umugore n'abana reka rero urumva ko bavuga ko ntayo ufite ntabwo babeshya ko wasanga ntabwo se nta n'inshuti ugira y'umukobwa inshuti y'umukobwa ndayigira urumva ariko rwose nkubeshye nakubwira yuko mfite umugore n'umwana ariko nyine biri hafi kubera Imana kandi ikindi ngewe ndi muzima buriya iyo abantu bagira amatsiko ku myaka 40 ubaye utarashaka nta n'umwana wabyaye hanze nabura ngo uvuge uti mfite agahungu kanjye cyangwa akobwa runaka mfite abo banshinja tu ariko ubwo uvuga ko abagushinja u Rwanda rwateye imbere yego twishimire buriya mu byo twashimiraga nyakubahwa perezida wa repubulika igisata cy'ubuvuzi mu Rwanda giteye imbere oya ngo wikaragara Kacyiru ugatanga ariyo ari 100 ntuzongere kuvuga ngo barakubeshyera ntuzongere kwirirwa uvuga ngo barakubeshyera bagahita niba bikubwira nta nubwo ari igihe kinini ubanza ari isaha nawe nta nubwo igeramo ni iminota runaka bagahita bakubwira ko umwana ari uwawe cyangwa se atari uwawe ukagenda ubimenye apana bya bintu byo kugira ngo abakobwa bakomeze babazirikaho amada cyangwa umugore ajya kuragira ngo arakubyarira kandi atakubyarira wowe wijyanira ka DNA rero ni umusatsi niba ari n'iki kindi ni nk'ako kanya ubundi umusatsi wonyine urabaye none njya nibaza fisi nkundira ariko ninjire mu buzima bwawe gato yego nta kibazo mu by'ukuri ukunda kurya iki wumva kikuguye ku nzoka kandi kitagira uruhare mu gukomeza kuzamura ibiro byawe njyewe ikintu cya mbere nkunda ku isi kurusha ibindi bintu nkunda isamake nkunda imboga z'ibyatsi nkunda n'ibirayi bitogosheje iyo ndyo ko numva yuzuye ku buryo itakagombye gutuma igira umubyibuho ukabije abaganga se nabura gusobanura ko ari amaherediteri ari bikomoka mu muryango cyangwa se bikaba uvuga ngo igihe iwacu kwa papa iwabo wa papa wanjye barabyibuha
bagira umubiri wo kubyibuha naninyuze ngo nzoka irandiye oya humura urumva bagira umubyibuho wo kubyibuha nyine bagira nyine barabyibuha bose urumva nka mubyara wanjye afite ibiro 130 papa wanjye yari afite 150 yaragabanyije ubu asigaranye nk'ibiro 100 yuzuye kuvuga ngo hari ingamba mufata ku buryo bya biro bishobora kugabanyuka yego ariko ziragoye uvuga ngo ngewe ndebye nka papa ukuntu abigabanya mbona ngiye kubera nkiri muto ntabishobora uvuga ngo bigusaba kureka ya firiti bigusaba kureka cya cyayi nkanjye ngeneye kundira igikoma uyu munsi n'ubundi igikoma ni monti igikoma ni monti ariko uzi igikoma cya monti uzi ukuntu kiryoha ndi bukikwereke mu kanya igikoma ni monti none se igikoma ariko twebwe igikoma suhuje abagabo bose bakunda igikoma kuko ni bagenzi banjye rwose muri igikoma ni ingenzi nta ngaruka mbi gifite igikoma gikozwa n'uruganda Rainbow Food Limited ni igikoma gikozwe mu buryo gikuwemo ibyo binure cyangwa se ibindi bishobora kuba byatera umubyibuho ukabije ni igikoma kidashobora na gato kugira ingaruka zidasanzwe ku buzima ahubwo gifasha abantu kuva mu mirire mibi gifasha abamama ni byinshi reka twigarukire ku mibereho yawe muri rusange iyo ugiye gukoresha igitanda abatekinisiye urubaho rwa madirebire barusatura cyangwa barukuramo uko rwakabaye ngewe rero mu buzima bwanjye buriya nanga igitanda kubera iki kubera ibi biro kurira igitanda buriya nibyo bintu bya mbere biba bigoranye noneho urumva ibaze kurira igitanda buri munsi noneho wasa nkaho wari ugiye gutera akabariro ntabwo wabivamo ndakanyagwa naho igitanda kubera n'umubyibuho gisaza vuba komeza ukicekaho manuka uzamuka urumva ariko njye nikojeje Nyabugogo ndagenda nigura amatora yanjye nini ndavuga ati mumpe matora nini hano bampa amatora ya 2 kuri 2 ifite paseri ya 30 urumva na matora nziza ndangije ndagenda ahubwo ngushakira ikintu bita isaso harya ni isasora banza ari isaso ariko wahita cya kintu bashyira mu gitanda yego ndagenda ngura isaso mu Gakinjiro nini nyine ifite 2 na kwanza zinarenga 2 kuri 2 zirarengaho ndangije mpita ndambikaho ya matora ngo nicyo kintu cya mbere kiza kurusha ibindi nimba uzi kuri munini uzagura amatora ya 2 kuri 2 ubundi ushyiraho isaso ubundi uryame neza ariko ibintu by'ibitanda rwose twebwe biratuvuna cyane rwose buriya wese Fisi mu by'ukuri bwira abanyarwanda n'abadukurikira kuri channel yacu yego Fisi mu buzima busanzwe akora iki gituma yumva atavunika kuko ntekereza ko mu buzima twese tubaho dushakisha yego ariko si waguha akazi ko guhora wirukanka utegatega imodoka uzamuka muri bisi ugira gute cyangwa se ugenda n'amaguru mu buzima busanzwe Fisi ni umuntu ukora iki gituma ubuzima bwe bukomeza kubaho kandi neza urakoze nuvuga ngo buriya yewe ndashimira byimazeyo bimvuye ku mutima ndashimira nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame kuba yaratuzaniye icyo bita interineti iri furu ya interineti ku buryo uba ufite senyisi ukabona interineti waba ufite 100 ukabona interineti waba ufite 3,000 ukabona interineti y'ukwezi noneho nanjye igihe ndahari igihe ngura interineti ya 16 urumva 16 ni amafaranga aciriritse ariko ngura interineti iriya limited yo muri Mango 4G ndabamamarije ariko urumva nyakubahwa perezida wa repubulika yaradufashije uvuga ngo jyewe rero urebye umubyibuho wanjye urumva kugira ngo nzajye gukora akandi kazi biragora ariko Imana yaramfashije imba hafi inyera akazi katamvunnye mu bintu bijyanye no gukina amafilime gukora ibiganiro
byose ndabyishyurirwa, gukina komedi, ibintu byose mbese ikintu cyitwa social media. Noneho na Instagram nikorera Instagram, ni Fisi Nyamunene, TikTok Fisi Nyamunene, Facebook nayo ni Fisi Nyamunene. Urumva izo mbuga hari namamariza abantu, wenda nk'umuntu ufite ibikorwa runaka nkamucishiriza akavideo akabampaye ibyo biceri, nkahita ngura umufuka w'umuceri, nkagura bwa buto bumwe budatuma umuntu akomeza kubyibuha cyane, igihwagari cyangwa se yayandi usuka mu biryo bimaze gushya. Urumva ubwo nyine Imana iramfasha imbeshaho mu buryo buzima bwiza, kandi nkabona ibiceri ntavunitse. Naho kuvuga ngo nzajya gushaka akazi, reba ariko Fisi n'ibi biro bye yikoreye umufuka wa sima cyangwa yagiye mu kiyede cyangwa arimo yinjiza abantu muri kwasiteri, yajya yicara mu myanya ngo nyabugogo reka ese Fisi ndacyakoze akazi k'amatsiko. Muri filime niye filime wigeze gukina mukumvira kuryoheye cyane cyane, ukumva igukoze kumva mutima zawe? Yego, kuko nanjye nkunda filime, nkunda kuzikina. Filime yitwa Kigali si Ikigoma. Kigali si Ikigoma, yego. Niyo filime ya mbere yanshimishije nakinnye, ariko iya mbere njye kuri njye ni filime yitwa Nta Munoza. Filime nakinanye na Kanyombya tujya kwiba amandazi, nkajya nyashyira mu gakabutura nabaga nambaye ka poshe bo. Ndayibuka mbwira Kanyombya ngo urimo rancura. Kanyombya ari gufata amagi meza n'amacapati atangiritse n'inuza na twatuntu bashyiramo inyama mo imbere, amasambusa. Yego, iriya filime narayikunze byadanje kuko ni nayo yangize umusararega. Bango iriya filime Nta Munoza na Kigali si Ikigoma, na filime yitwa Inzira Ndende. Ni Inzira Ndende. Nizo filime nizo zangize umusitari, ni nazo nkunda cyane kurusha izindi. Ariko nagiye nkina mu mafilime menshi, hari na filime nakinanyemo na ba Mugisha b'i Burundi yitwa Inshuti. Iyo filime yego, nagiye i Burundi, nigeze kujya i Burundi mara y'imyaka ndumva ari 3 nimba atari 4 mbayo. Naho ukina filime? Yego, naho nakinaga filime. None se Fisi, bitari ibanga, yego, ukina komedi ukumva abantu wabakoze ku bwonko, ku ndiba y'umutima, ku buryo buri wese ahita aseka? Ubona wango umuntu wese nukina ikintu ukabona abantu batakishimiye cyangwa nyine kitabanyuze, cyangwa se ugatangira nyine wenda ugakina nko mu gafilime kamwe ugatangira kuwibwira ngo uri kugira ngo ube umusitari, nuko uzajya uca mu muhanda abantu bose bakakurangarira, abantu bakagenda baguhamagara, aho ngaho rwose uzamenye ko wabaye umusitari. Ariko mu gihe udafite abantu nibura turi miliyoni, naruka turi miliyoni ngira ngo 16. Yego, ubu zaranarenze. Ubu ngubu wenda niba turi miliyoni 16, miliyoni 8 ngewe ziranze z'abanyarwanda. Yego, noneho nimba uzi ko utazwi n'izo miliyoni, menya ngo ni sikamu, nta kigenda. Hanyuma rero filimi twagiye dukina zagiye zikora abantu ku mutima, zirabashimisha cyane cyane. Nge ko n'igihe nagiye ngira n'ibibazo byinshi, hari igihe najyaga gucuruza nk'amasede nk'i Bugande, wenda bakanyiba, banyiba simbura itike, nkabona itike, nkabona umuntu ncumbikira kubera ko nzwi. Si kukubeshya, niba hari ikintu cya mbere cyiza muri iyi si ni ukumenyekana, ariko nanone kikaba kibi mu gihe waba wakoze nk'ibintu bibi. Kuko ntushobora kubona wowe witsimba, wakitsimba ute? Aho unyuze hose usanga hari abantu bakuzi. Tukigera hano babonye ko abantu bamwe bahise bagusuhuza cyane rwose, cyane rwose. Mu bantu 10 ngo uburemo abantu 2 bakuzi. Ndashimira umumama w'ahantu bita mu Ruhengeri, urumva hirya y'umujyi. Uwo mama nyine mu Ruhengeri bakunda kunyita Rubyogo jewe. Rubyogo uwo kandi. Yego, uwo mumama iyo umuntu agututse nturakara? Ntago buriya muri ibi bintu kirazira kuba igifura.
kuko iyo ubaye igifura urumva abantu bose bagiye baguhamagara ukagenda batuka umuvuga ngo ubundi kugira ngo ube umusitari ni uko nyine n'abantu n'abantu ntabwo waba umusitari waba umusitari se gute rega umusitari ni ukuba nyine uzwi n'abantu rero nta bantu bahari se none se ubu ngubu ugiye utuka abo bantu bakakureka hari umuhanzi wo muri Amerika watutse abantu baramureka nyine banga kujya mu gitaramo cye ahita abona yuko agaciro kiwe ari abantu agaciro kiwe ni abantu none se Fisi yego nk'ingamba ufite urabona ku myaka ya 40 urapima ibiro 150 yego kandi byagiye bizamuka ku myaka wambwiye ko ari 17 nibwo watangiye kugaragaza umubyibuho ukabije yego nkaba nibaza hari n'ingamba ki hari ingaruka z'uburwayi bundi ugira zitewe n'uko ubyibushye cyane cyangwa se ntacyo bigutwaye uri nk'abandi ubuzima bwawe ni normal mu buzima busanzwe ikintu cya mbere nta ngaruka ngewe ngira z'umubiri ndashima Imana ko yamfashije Imana ikamfasha sindware nta diyabete ndwaye nta mutima nta mpyiko nta ndwara n'imwe yewe mara umwaka wose ndwayemo rimwe nabwo wenda narwaye nk'ibicurane byonyine urumva ikintu nigeze kurwara ni akaguru kanjye k'iburyo ariko Imana senze Imana ndyamye mu ntebe kuko kano kaguru ureba kari karimo uburwayi urumva hakazamo umuriro gushyuha no kuribwa cyane urumva nsenga Imana ndyamye mu ntebe burenge ndi mu bantu ba mbere basenga cyane abantu benshi iyo bambonye kubera ibintu nyine nirirwamo wenda umuntu ashobora kugucira urubanza urumva ariko ndi mu bantu ba mbere basenga cyane urumva noneho ndyamye mu ntebe iwacu kuko ngiye mbi iwacu kwa papa na mama ariko nkaba inyuma mu gikari noneho bo bakaba imbere bamaye nyine inzu ahantu mu ntuza akageto mu gikari noneho ndyamye mu ntebe kubera ububabare nari maze iminsi ntaryama iyo uri kuribwa ntusinzira ewana ndasenga Imana ndayibwira ati Imana ishobora byose ko Mana waremye ijuru n'isi ko Mana ntacyo udashoboye ko ari wowe muganga mukuru ko ari wowe nyagasani wakora ahantu ariho hose ushaka kuri njye bigakunda Mana wakohereje umuntu akansengera agakira cyangwa se nawe ubwawe ukankiza yego nagiye kubona mbona ndyamye ngiye kumva numva umwana arambwiye ngo hari ahantu bari gusenga noneho ambwiye ngo hari ahantu bari gusenga nohereza umwana ndamubwira ati genda ubwire uwo mumama ko mushaka uwo mumama aza mu rugo aransuhuza yari umumama mukuru arangije arandeba akaguru arambwira ati rero ngiye kugusengera ariko niwizera urakira nutizera ntabwo ukira mw'abantu mwe mw'abanyarwanda muri rusange mwese nimba uzi neza yuko urwaye cyangwa se ufite ikibazo runaka cy'uburwayi umuntu akajya kugusengera ujya wizera mbere na mbere wizera Imana ishobora byose wizere Yesu Kristo noneho ikintu nanjye nakoze narizeye yuko Imana ishobora byose igiye kumvura nizera ko uwo muntu mu bubasha ahabwa n'Imana ari bunsengere ngakira yaransengeye si ukukubeshya ntabwo ari ukuvuga ngo byatwaye umunsi ngo cyangwa ngo byatwaye iminsi oya uwo minsi nyine umuriro wahise uvamo uburibwe buvamo ikintu akaguru kasigaranye ni ukubyimba uri kumva ko n'ubusanzwe mbona ari kanini ubwo kabyimbye kangana gike kari kanini kanganaga nka gutya byarutagaha kanganaga nka gutya noneho wumve ikindi kintu Imana yakoze kano kaguru hari umuntu wancutse arambwira ngo nshyireho ibumba ngo mfate ibumba nditoba nimara kuritoba ndifate ngenda ndisigaho ibumba rero urabizi ko rikanyaga
Ibumba rirakanye. ryaragakanyeza ahubwo riragatobora. Hano ku ruhande haratoboka, haza igisebe kinini kingana nka gutya. Noneho bajya bavuga ati Mana, ubwo nimba hano harimo kanseri birarangiye. Noneho mpita ndeba nkavuga ati ko mfite ibinure byinshi ndabigenza. Gusa nyine kubera Imana ishobora byose, nyine ari Imana igenda igakamura gake gake gake, kaninda gake gake kaba karakize. Urumva deja ariko wa mukozi w'Imana yarabanje kunsengera. Ni ukuri ko Imana nararaga ndira, nkirirwa ndira, nkarara nkanuye kubera uburibwe n'ubushyuhe. Mama agafata igitambaro gikonje gitose agakozaho kigata cyuma. Navuga ati ni ukuri Imana rwose irakora. Niyo mpamvu njyewe umuntu atambwira kubera ngenda umusilamu. Izina rya kisilamu nitwa Musa, ariko njye nta musilamu n'umwe cyangwa se umuntu n'umwe ku isi wanyemeza ko Yesu atariho cyangwa se Yesu adakora. Ariko na Isilamu baramwemera Isa bin Mariya, nyine baramwemera, ariko bamwemera nk'intumwa y'Imana, ntabwo bamwemera nk'umwana w'Imana. Ibyo wenda reka two kujya impaka z'imyemerere, cyaba ari ikindi kiganiro kundi. Yego, ahubwo twiganira wenda ku bijyanye n'ubuzima bwawe uko ubayeho, naho tugiye mu bijyanye n'imyemerere. Byo ni ikiganiro. Uzi se ntureba, unyemerere ngewe amaca kubwira abantu. Yego, ntago umuntu none se reka nkubaze, ngiye kukubaza ikibazo kandi nsubize. Ubu ngubu uje urwaye, wenda ufite nk'ikibazo, Imana ibikurinde, wenda ufite nk'ikibazo runaka gikomeye, yewe ufise ubona ahangaha ndi imbere y'Imana ishobora byose, maze gusengera abantu babiri barakira. Umwe yari arwaye umutwe udakira, undi yari afite ikibazo mu nda ariko cyo nyine cyaje cyanga gukira, ariko ndamusengera kubera Imana arakira. Urumva? Noneho uje nka kuvura ufite ikibazo gikomeye, ntago wazabwira mugenzi wawe ngo fisi yaramvuye kugira ngo uwo muntu nawe azamuvure. Hari icyo twita ubuhamya bwiza, cyangwa se n'ubundi bajya bavuga ngo ujya gukira indwara arayirata. Icyo baba babivugiye si iki, garagaza ko urwaye naho urwaye, noneho bizatuma bakumva, baguha amakuru bavuga ati irunaka fisi yigeze kumvura cyangwa se yaransengeye, cyangwa se yampaye umuti runaka ndakira. Sibyo kugira ngo mu buzima busanzwe umuntu yakabaye aberaho abandi. Niyo mpamvu kenshi muri filime zanjye n'ibiganiro nkunda gukora, nkunda kwimakaza ubumuntu dusangiye. Niyo mpamvu jyewe nawe ntabwo tubaho muri jyewe, ahubwo ni njye nanjye, ni wowe muri jye, ni jyewe muri wowe. Kuko jye nawe ubwo we waba uri ihene, jye ndi umuntu. Jye nawe ubwo we waba uri igiti cyangwa se uri igiti, jyewe ndi impyisi. Ariko ubwabo umuntu dusangiye butuma ahantu hose wagera ku isi nk'ikiremwa muntu wisanga muri sosiyete y'ikiremwa kigenzi cyawe nk'ubumuntu dusangiye. Ariko abantu wenda twiremeye byinshi bidutandukanye, twiremeye amadini adutandukanya, kandi nyamara hari Imana imwe yatumye tubaho. Twiremera amashyaka, twiremera amashyirahamwe, twishyiriraho imbibi z'ibihugu, twishyiriraho ibintu byinshi, twishyiriraho imico. Ariko nyamara ubumuntu nibyo narimo kugusobanurira, bwa bumuntu bwanjye. Reka ng'urugero, iyo urebye mu gisebe cya mugenzi wawe, ako kanya uhita wumva ugize ubushagarira muri wowe, ukumva urikanze. Sibyo cyane ikikwereka bwa bumuntu dusangiye. Ubwo rero ni nabwo wa muntu yakubwiye ati ndarwaye cyangwa se nigize akabazo, uhita umurangira aho yakirira. Oya nibyo fisi, igihe kitubanye gito rero, ariko twe dufite byinshi byo kuganira. Oya nta kibazo, tuzazana muri part 2. Hari igihe tuzaganira byinshi birenzeho, inshallah. Nshaka kuzagutumira muri filime runaka tuzakina muri uyu mwaka tugiye gutangira, kuko uyu mwaka nshaka kuzakuramo filime nkeya. Nimvuga nkeya ubyumve, ariko zisobanutse, zifite ubutumwa, ziremereye, zikoze neza, zihenze. Icyo kora nzongeramo ibiganiro byinshi. Niyo mpamvu
Fisi ni ukuri ndishimye igihe cyawe umpaye tukaganira ariko wanyemerera bakaduha agafoto duhagararanye rwose nta kibazo rwose bakareba uburyo ungana nanjye n'uburyo ngana bakareba itandukaniro nyamara mukuresha ko rwose ntawe usumba undi ariko ntekereza ko ndi muri ba Fisi batatu uzi ko Fisi ntamuhobera ngo mufunganye do Fisi ntabwo namuhobera ngo nzamufunganye byagorana ni ukuri rwose ndishimye arandishimye okay murakoze cyane Fisi no kuri urakoze cyane Imana iguhe umugisha